Kurutegura urugamba kurushyira kururwana ndetse no kurutsinda hakaba hari itandukaniro rinini uko umuntu aba yaratangiye nuko asoza amahugurwa biba bitandukanye cyane. Yitwa Major Rurangiye abandanyije isomo rya Junior Command and Staff Course hano ku ishuri rya Rwanda Defense Force Command and Staff College. Mwaya masomo mumaze kwiga hano mu gihe cy'amezi 6 nitegiye kubafasha mu kazi kanyu ka buri munsi. Aya masomo hano twiga ni amasomo agiye kugira ngo dutegure kuyobora no gushyira umugambi inshingano za gisirikare rwego brigade. Kuva hano nimba hano n'umuki byinshi nzagenda nkora akazi neza kubera ubumenyi n'ubutsi bwo kuyobora no gushyira mu ngengamigambwe ibikorwa bya gisirikare. Mutarahaza nyuma y'uko mumaze kwiga hari icyo byiyongereyeho kubyo mwakoraga? Yego cyane hari hano ku ishuri twiga byinshi, hari amasomo yo mu ishuri, hari amasomo yo kuyobora abasirikare ku rugamba cyangwa twe kuri field. So hari byinshi nigiye hano, hari no gukoresha igihe neza kuko amasomo yacu abakomeye abasaba kwitanga, abasaba gukoresha igihe cyawe neza. Ibyo byose rero biradutegura kugira ngo dukomeze dukora akazi kacu neza tukanoza. Nitwa Major Amida Mukayisenga, haba nari kuri Kosi Junior Command and Staff Course. Mbere n'uyu munsi mumaze kwiga amasomo ya mugatanga, ni iki mwungukiye hano uburyo bigiye no kubafasha mu kazi kanyu ka buri munsi? Aya mahugurwa adufasha cyane kongera ubumenyi kuko adufasha kujya gutegura urugamba kurushyira kururwana ndetse no kurutsinda. Hakaba hari itandukaniro rinini uko umuntu aba yaratangiye nuko asoza amahugurwa biba bitandukanye cyane. Murakoze. Nitwa Superintendent of Police Munyangeri Sekabuga, nkaba ndi mu ba ofisiye bashoje amahugurwa icyiciro cya 26 ahangaha mu ishuri rya gisirikare Rwanda Defense Force Command and Staff College. Murakoze. Kandi mwareba no kuri kamera ikomeza umwe mu cyiciro ubarizwamo cya polisi muri bake noneho bafasha amasomo hano mu gihe cy'amezi 6. Ni iki mwumva cyangwa mwabonye kigiye kubafasha mu kazi kanyu ka buri munsi mwe na bagenzi babo? Muri amahugurwa twiga amasomo atandukanye ya gisirikare ariko ashobora gufasha umupolisi cyane mu igenamigambi operational planning, mu gutanga amabwiriza command ndetse n'ubuyobozi control. Ikirenzeho kandi aya masomo afasha umufisiye w'umupolisi kuba ashobora kugera ku nshingano ze neza kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Igiye kubafasha ikirere mu kazi kanyu. Ubusanzwe iyo umuntu atakoze amahugurwa nk'aya cyangwa nandi aturi imbere ntabwo abakora ibintu bye ku buryo bwa kinyamwuga. Ubu rero icyo agiye kudufasha ni ugutunganya neza inshingano dusanzwe dukora, noneho tukabikora dukurikije ibyo twize mu buryo bwa kinyamwuga. Mu kazi kanyu gukora kajyanye no gucunga amahoro noneho n'inyigisho muhawe hano bigiye kubafasha iki mu kazi kanyu ka buri munsi? Twebwe njyewe nk'umukozi w'urwego rushinzwe igorora, amasomo nize hano muri iyi college twizemo amasomo ari mu bwoko bubiri. Harimo amasomo ya command, hakabamo n'amasomo ya staff. Rero amasomo ya staff ni amasomo adufasha, ariyo masomo ajyanye n'ibiro n'amasomo yo muri biro. Amasomo rero yo mu biro aradufasha kugenda gukora akazi neza nk'uko bikwiriye, kuko tutaraza hano hari ukuntu umuntu yabikoragamo ariko bitari iby'umwuga. Rero ahangaha tuhavana ubumenyi budufasha kubikora neza mu buryo bw'umwuga. Ikijyanye na command cyangwa ubuyobozi bidufasha kuyobora abari munsi yacu, abo dushinzwe kuyobora, abakozi b'urwego rushinzwe igorora, bakadufasha kubayobora neza, kubakontorora neza kugira ngo bakore akazi nk'uko bikwiriye. Ikindi nanone
twigamo amasomo y'umutekano muri rusange igihugu cyacu kuko kigizwe n'umutekano natwe bikadufasha kubishyira mu ngiro no mu bikorwa. murakoze namwe. Heads of faith-based organizations, principals of higher learning institutions here present, members of college faculty and staff, beloved spouses and families, distinguished guests, graduates of Junior Command and Staff Course Intake 26, good morning. I'm deeply honored to host you today as we gather to celebrate the graduating cohort of Junior Command and Staff Course Intake 26. Today marks a pivotal moment in the professional lives of our graduating officers who have been rigorously prepared for staff and mid-level command responsibilities, as well as for future progression to the senior command and staff course. This intake commenced on 24th November last year with 76 students. Regrettably, 2 officers were discontinued from the course due to indiscipline. His Excellency President Paul Kagame, the Commander-in-Chief of the RDF, reminded us, I quote, "Discipline is the foundation of everything. Without it, you cannot build anything lasting." End of quote. True to that principle, we uphold that character is as vital as competence. Conducted over 22 weeks, the course was structured across 2 intensive terms. The first term established a foundation in routine and operational staff work, land operations, and force organization. The second term built upon this core, expanding into stability operations, contemporary threats, and logical thinking, while integrating the RDF Budasa module and the RPS study tour that was conducted along with it. This culminated in a series of practical and tactical exercises, and the curriculum was meticulously designed to forge confident, analytical, and decisive leaders. Consequently, guest of honor, sir, the college proudly represents 74 graduating officers today, 70 of whom are from the RDF, 2 from Rwanda National Police, and 2 from Rwanda Correctional Service. The cohort also heads of faith-based organizations, principals of higher learning institutions here present, members of college faculty and staff, beloved spouses and families, distinguished guests, graduates of Junior Command and Staff Course Intake 26, good morning. I'm deeply honored to host you today as we gather to celebrate the graduating cohort of Junior Command and Staff Course Intake 26. Today marks a pivotal moment in the professional lives of our graduating officers who have been rigorously prepared for staff and mid-level command responsibilities, as well as for future progression to the senior command and staff course. This intake commenced on 24th November last year with 76 students. Regrettably, 2 officers were discontinued from the course due to indiscipline. His Excellency President Paul Kagame, the Commander-in-Chief of the RDF, reminded us, I quote, "Discipline is the foundation of everything. Without it, you cannot build anything lasting." End of quote. True to that principle, we uphold that character is as vital as competence. Conducted over 22 weeks, the course was structured across 2 intensive terms.
The first term established a foundation in routine and operational staff work, land operations, and force organization. The second term built upon this core, expanding into stability operations, contemporary threats, and logical thinking, while integrating the RDF Ubudasa module and the RPS study tour that was conducted along with it. This culminated in a series of practical tactical exercises, and the curriculum was meticulously designed to forge confident, analytical, and decisive leaders. Consequently, guest of honor, sir, the college proudly represents 74 graduating officers today, 70 of whom are from the RDF, 2 from Rwanda National Police, and 2 from Rwanda Correctional Services. The cohort also includes 5 female officers, reflecting our steady progress toward inclusive excellence. These officers have successfully met course objectives and achieved the intended learning outcomes. They stand ready for their upcoming assignments. Guest of honor, sir, and distinguished guests, the success of this course is a testament to the exceptional teamwork and dedication of the college faculty and staff. I extend my sincere gratitude to them, and I congratulate them on the professionalism and unwavering support they have shown throughout this initiative.